uw'ikigeragezo cyane uki isi aramwanga, mama we bakamwanga, barumuna be bakamwanga, isi yose ikakwanga. wenda ufite umugabo nawe arigendera akaza yinanira akubwira ati je ninaniriwe urumva cyangwa se ukabona nta nubwo aguha na fresheri ngo use neza ariko arabyumva buriya ikintu utazi ikintu cyitwa abakobwa ugira gutyo ugacunga vero umukecuru wamaze nko gusinzira wamaze gufururamo gakeya warangiza ugahita wibeta ugahita ugenda. ariko se uzi ko nta mukobwa uzajya mu ijuru? ubu se n'ubu umugore uzajya ubikora nk'ibyo ngibyo? umva hari abari tanje akamubwira uraguruka umva uku buryo nagukurikiza n'isasu ntabwo rishobora kugufata. nyine ni ukuvuga ngo iwanyu basinziriye tugendane gatoya cyane sibyo? iwanyu uri kumva basinziriye, wenda papa we yasinziriye, mama we yasinziriye, abavandimwe basinziriye, warangiza ukabyuka ukajya hehe inyuma y'inzu ufungura gake ugahita ugenda. none se ikibazo mama mwavuganye? mwavuganye muri koru mukavugana witaba gakeya cyangwa se nk'ubu waba ufite nk'agatelefone keza ka WhatsApp mukaba muri gucata ariko uracunga hahandi batangira gusinzira umeze gutya ubabara ugahita. reka nongere nguhe ikaze aho waba uri hose, aho waba uri hose mu Rwanda, muri Afurika, muri Amerika, igihugu cyose warimo mu Rwanda, ngo ikaze n'ibintu bisanzwe. uri kumwe na Beni. ubu ufite umugabo wabikora? ya ufite umugabo urabyumva ariko iyo utarajya hahandi cyangwa ufite umusheri? ufite umusheri munakundana nta kuntu utagenda nyine uragenda. oya ufite umusheri aje wenda ari we wagusabye serivisi ni ukuvuga ngo oya ntabwo wari wamwashyingiranwa noneho wowe ku buryo ushobora gucunga njya mbibona muri za filime ugasanga umugabo arasinziriye, umugore abyutse nijoro agiye kureba undi mugabo bafitanye gahunda hanze. ubu nawe ufite umugabo nk'uko wabikoraga kera ubwo se wabikora? biriya bintu rero kamubwira biterwa n'ukuntu ubanye n'umugabo wawe. wese tuvuge sibyo wenda ufite umugabo nawe arigendera akaza yinanira akubwira ati je ninaniriwe urumva cyangwa se ukabona nta nubwo aguha na fresheri ngo use neza ariko arabyumva none se uretse ikibazo kimwe cy'amatsiko nyine kuba atagwa aza yananiwe nyine uba ufite ikihe kibazo cyatuma wagenda nijoro ugacunga asinziriye ukajya gushaka undi mugabo hanze cyangwa inyuma? ariko ibyo bita guca inyuma gusa nyine jewe navuze mu ruhare rw'abakobwa ntabwo navuze uruhare rw'abagore n'abagabo. wavuze uruhare rw'umukobwa aramutse ufite sheri? yego. ubwo ni ukuvuga ngo ariko nyine umaze gushaka byo none se numara gushaka nibyo uzabikora? ariko ntabwo ushobora gushaka. harimo abagore benshi cyo tuganira ku biganiro ugasanga ntago ngo umugabo ngo amumereye neza cyangwa se ngo amutunganyiriza neza. sinzi abatunganya ngenda cyari umwana sibyo? akaba ariyo mpamvu kenshi ushobora gusanga nawe yamuca inyuma. biriya nabyo hari ababikora ariko jewe ku bwanjye mba numva nashakana n'umuntu nkunda bitagera kuri iyo revo. mbo Christine rero nawe ngo ikaze n'ubundi abakunzi bacu bari gutwumva. Christine atari ibanga umaze gukundana n'abahungu bangahe? ikibazo cyo ko numva kikaze kubera yuko umwe arakwanga biranga ukafatiraho n'ahandi icyo bita guca bayinga hamwe iyo byanze ukabona biranze urakomeza. ubwo bivuze ngo umukobwa ashobora kuba afite abahungu 6 cyangwa 7 bakundanye? abo ni bake ariko ushobora kujyamo ikintu buri muntu ukavuga uti wenda uriya mutipe njye nzanyihera ku mafaranga nitera fresheri gutya nyine ukagira uti undi ndamukunda biterwa n'ukuntu nyine. ako kantu tugakomeze cyane. ufite abahungu 6 cyangwa 7 mukundana kuko iby'ubu byateye biriya byumva numva nyine ngo kubomagura ku gito n'iki byose. ubwo abo bahungu bose niko bazenguruka ugenda mukora uzi ko wagira ngo mujye mwabaye nk'inkoko. harimo kubomorana byo bibaho, harimo tubomorana ariko hakabaho n'undi ubeshya nyine gutyo biri aho icyo bita uri nk'umutipe ukuka atari nuko mwanabomoranye.
ariko nyine muri ufite barindwi ntabwo byagutangaza kuba barindwi mwabikora mu cyumweru. Biterwa kuko harimo n'utabona umwanya afite akazi cyangwa se biterwa n'ahantu aba nimubashe kuba mwabonana bya buri gihe cyangwa se no kubera n'ahantu aba cyangwa mu buriya bikaba byaba akajagari ntabwo ariko byaba bigenda buri gihe. Ubwo se niba ari uko bimeze ubwo ninde muntu wakwizera abakobwa koko? Buri kumva abakobwa utabameneye ibanga nyine bibaho buri ahubwo ubu hari nk'umuntu cyangwa ni wowe gusa bibaho ugasanga umwana arimo arikatira ukuntu. Bo Christine dutangira rero wambwiye ukuntu nyine washobora kugenda tukinje mu munoza mu mizi yacyo ukabyuka nijoro sibyo mama we wanyu barasinziriye ukajya kureba umugabo hanze ako uwo mugabo wenda wowe niba ari ibyanyu bitari kutubeshya uwo mugabo yari afite umugore? Benshi batereta abakobwa kubera ko abari buguhe isenirega ntago wapfa kugenda gutya ngo uragiye kuko n'ubundi nta rukundo waba wagufitiye rwo kuvuga ngo azagutunga cyangwa agushyire mu rugo. None ariko ni ukuvuga ngo nawe kandi akaba asize umugore we hehe? Amusize mu rugo unabizi aranabikubwira. Agasiga umugore we mu rugo nijoro nawe waje kureba umukobwa ukemera ukabyuka. Ese buriya nk'uwo mukobwa nako umugabo aramutse guteye inda ubundi uwo mugabo bamubwira ngo wanteye inda mubize ukuri tubizanye ukuri tubwire abatwumva bose kuri kamera bose twubwire ikiganiro tucyumve tukiganiro ni muri comment tuzegura tubiganireho cyane. Biyo bigenze gutyo nyine ndabyumva niba guhisene uhita ushaka ukuntu ukajya nka farumasi ugahita ugura akantu cyangwa se ariko ibyo bintu wari uzi ko biri mu bintu Imana yanga? Irabyanga ariko turabikora bibaho kandi biranashoboka. Uzi ko na leta ubwayo itaretse n'Imana kuko Imana yo ntabwo ihaniraho. Uzi ko leta ibimenye ngo wakuyemo inda ubwayo banagufunga? Ntabwo ari ibyo. Hari ukuntu ujya muri farumasi ukagura hari utuntu ugurayo mbese ugahita wiranja ariko ryari se nditari yageramo se kujya hari amasaha. Abakobwa muri kumva rero kino kiganiro cya Christine ntabwo bino bintu mbabwiye ngo muzabikore sibyo? Uretse Christine uri magiye niba kwifata byanze uri magiye mukoresha udukingirizo. Nabyo birashoboka umuntu aragakoresha ariko hari nk'igihe wenda hari nk'umuntu mubana mbese mukashyira mukizerana niyo bigeze aho ngaho buri kugenda. Ariko mwakwizerana ni gute wakwizera umugabo afite umugore? Nicyo kibazo reka nakubajije cyane kuko urabyutse nijoro ugiye hanze usanze umugabo inyuma y'inzu n'iki byose. Ese ubundi biriya bintu muraryama murahagarara mujya simbizi icyo gihe ubundi wamwizeranye gute kuvuga ngo mwakwizerana? Nawe urabyumva ni ibintu biba bikomeye mbese ni ibintu bikomeye mbese. Niyo mpamvu Christine rero birashoboka ariko nyine mbese ni mu buryo bwo kwirengera bitewe n'ukuntu urimo bitewe na sansi urimo nyine yo kwirengera. Ariko ese ubundi ariko tuvuge utari wamenya biriya bintu ubwa mbere na mbere utari wamenya ko biriya bintu bibaho binakorwa wabaga wumva ufite amatsiko ameze gute? biriya bintu ntabwo nigeze mbikunda cyane kuko njyewe n'umuntu twabikoze tuziranye namugerageje n'igihe kinini cyane. Ariko yari umugabo? Oya ntabwo yari umugabo. Uwo wa mbere we yari umusore? Yego ariko ntabwo nigeze mbikora kuko nari mbikunze cyangwa mbizi. Nawe mbese byarantunguye ariko ntabwo nabikoze mbikunze. Ndavuga mbere ariko wumvaga se ufite amatsiko yabyo cyangwa mbwira? Ntabwo nigeze ngira amatsiko yabyo kuko ntabwo n'abantu nigeze mbabona babikora ntabwo nigeze mbabona ari ibintu byiza ngo mbe nabitekerezaho cyane. Ese wigeze ubona umuntu abikora nyirizina akabikora uri kubireba cyangwa abantu wenda abakobwa kuri mugire mu bikuganira? Tuvuge wenda nk'abakobwa nkumva bavuga babikoze ukabona ejo batwaye inda ukabona ejo mbese hajemo ingaruka nyinshi zitandukanye. Niba ari nko mu ishuri ukabona iby'ishuri biranze bitewe n'ingaruka zo kubikora ntabwo nigeze ngewe mbikunda. Abakobwa bakunda kugira inshuti cyane. Abakobwa nyine mufite amashuti ngo ni ababesto banyu n'ibiki byose buriya kuko utambeshye iyo ubikoranye n'umuntu
ntabwo ubwira mushuti wawe n'ubu mbese ngize nk'ibyago nuko bitakunda nyine ibindi tukabikora urabimubwira ukamubwira n'ukuntu umutipe yabikoze n'ukuntu birabivuga rwose ariko ntabwo ari buri wese uri umuntu wakavuga uriya mutipe tuzi ukuntu abikora byose ukabimubwira ntugire na kimwe usiga ariko ukabimubwira none ubwo ntuba uri kumushumura nawe oya nyine hari n'igihe ahita bakubwira ati nanjye mfite umutipe umeze gutya na gutya ariko abigenza gutya abakobwa mugira iyo ngeso niyo makuru ngewe mbafite ko dukunda guhura n'abakobwa benshi cyane ugasanga ati nahuye na Samu cyangwa ibigare twakoze ubwa mbere gakurira twaganye ubwa mbere ati nahuye na Samu Samu ni umusore w'amafuresheri ati mwiza ukabivuga byose ukabimubwira ukabivuga rwose ukanavuga ati njye nagiye numva hari ibintu bingose bimfatira ariko ukahita uza ufite nk'ibiro bya 15 wagiye wari waragubiranye ahantu hose gutya karakantu none ikibazo abakobwa ukagenda ukajya ukamara iminsi 3 cyangwa 5 wa mugani wibera mu nzu gusa ese ugatinya kugasura iwawe mu rugo wumva ubundi tarabaye umugore nyine bibaho pe bibaho ariko nyine nabiba birenze rega ese wenda nk'ababyeyi babwira ati njye nagiye kwa tante kandi atari naho wagiye kubera ko akenshi kwa tante na ba tante n'abasi nta telefone baba bafite ngo baraza kubahamagara naho kumbi wigire ku gisore ku kigabo wagereye mu rega biriya bintu rega noneho iyo mukundana biriya bintu biba bimeze neza hagati aho ngaho kandi ngo niba yarabiremye nyine ngo bagomba kubibomagura zizo bo rero Christine reka ngushimire cyane uw'ikigeragezo cyane uki isi aramwanga mama we akamwanga barumuna we bakamwanga isi yose ikakwanga